n'ibituro bisizingo abantu bose baza bakora imirimo kugira ngo bereke abantu nta ngororano zihari uzi ukora Imana uyikorere wihishe uri wenyine iriye. Haleluya. Amen. Hari abantu bari mu kuja mu bucuruzi bagera za Mombasa akamagira ngo yagiye kure naye. Aho. Ijambo ry'Imana mashi. Amen. Abantu benshi bari mu gukorera Imana uko bashaka. Aho. Bakatekereza ko Imana itazibabona. Imana izi kubona uri wenyine wakize uri mu cyumba. Imana izi gutata. Imana izi gutata uri mu Mombasa. Imana izi gutata uri mu Bukene. Ikareba uko ukiranuka. Imana tizireba bino biri hano. Imana izireba ibyihishe. Aho guhisha Imana uzoza uzana bigaragare gutya. Tukayihisha. Abakristo benshi bafite ubukristo bwo kumasika abantu hano hanze no kwiyorobeka ariko mu mitima buzuye amagufwa y'abapfuye iriya bazabiriranwa na Satani bakarana nayo haba niyinga bakipodowa bakicara bakacicika. Imana izi dutata ikamenya uko tumeze muri karti kuwa mbere kuwa kabiri uyu munsi nukuramya Imana no kuyihimbaza nta muntu wozana ubukristo hano. Imana izimanye ubukristo iriya kuwa mbere no kuwa kabiri twagiye mu tuziriya turi twenyine unurimanganya Imana kira kubona. Nico gihe abantu benshi baza batsimbwa igitego kabinjirana batabizi. Aho. Duheze Imana icubahiro. Imana iyo dukora umurimo wayo neza. Aho. Iyo habaye igikorwa cyo gutanga amakaro tugatanga. Haba igihe cyo gutanga icyacumi tugatanga. Haba igihe cyo kurara mu masengesho gukora umurimo w'Imana neza kuko bikwiriye. Hari abantu bari mu gukorera Imana ariko ntibakore kuko bikwiriye. Tunezeza Imana iyo dukora kuko Imana ishaka. Tutanezeza Imana nukuba kure y'uwo witwawe. Woba mwitorero utanezeza Imana, Imana ntikubona. Woba mwitorero ukazutonda buri munsi ugahabwa n'inshingano mwitorero ariko mu buzima bwawe utanezeza Imana, Imana ntikumenya. Ariko kuba mu buzima bunezeza Imana nubwo wowe uri mu cariri ya kure Imana izi kubona kukurutisha benshi. Cyo kugenda gushaka ikisigi cyo kuyoborwa n'ibitekerezo bipfuye. Ikindi gihe cy'ubuzima bwa buri muntu wese ukazuzuka mu gitondo ukipima ukamenya nimba uhagenda uko Imana ishaka. Ubuzima bwawe ni wewe wenyine uri kuri vora y'ubuzima bwawe. Ni wewe wenyine muzamu w'umutima wawe. Abanyamafaranga n'abakomeye mu butegetsi bagira ama escort ariko Imana yadufashe twebwe tugira vora y'imitima yacu. Umutima wawe n'ubuzima bwawe wowe ushira mu kaga, ubuzima bwawe wowe bukura mu kaga. Wewe wenyine ni wowe uri kuri vora kugenda kuko Imana ishaka muri ubu gihe. Haleluya. Amen. Kugenda nkuko Imana ishaka pana uko ushaka wewe uko Imana ishaka. Haleluya. Amen. Abakristo batazi gusenga bazababwira Imana ngo ndashaka Mana ngo dosiye yanje yarazingamye batarabanza ngo bayishekerere. Muzamubanza muyishekerere muyibwire ngo wadukuye muri Bzura turakubona. Inka zaciye mu mabato turakubona. Wadukuye mu Minembwe amasasu yasaze turakubona. Twavuye ku Ndondo tumanuka Gafinda bahe baturasa mayi zatombotse twarakubonye Mana. Esteri tiyabwiye umwami ngo dore ikibazo n'uyu mugabo igisonga cyawe Hamani yaramubwiye ngo ndakurara sejo tuzosangire. Niko abakristo bakuze bazabaje imbere y'Imana bakayibwira neza. Umukristo uhagaze neza mu muhamagaro ntaza hubuka ntaza yayuka azavuga ikintu kiri ku mwanya wacu. Abakristo bataniye bakubise ibitego mu miryango yabo. Curanga.
Pepei Bwana wa majeshi. Haleluya. 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 Asifiwe. Haleluya. Kwa murumva neza. Zangola. Tabuneo. Ariko uyu mwaka ni mwiza yemwe. Kweli. Umuntu utarasengera uyu mwaka. Uyu mwaka ntukagucike udafashe ibyawe. Uyu mwaka uteye ubwoba ku bantu bari maso. Nezo. Batangira kuzunguza umutwe. Ibihe by'Imana tibizokuza utarumva toba yo mu mutima yo kwihana. Kwihana toba yo kwihana. Tukazusenga utabwiye Imana ngo mbabarira Mana. Bizonyiriwemo. Akajagari k'ibitekerezo. Akajagari k'amagambo. Abantu bafite akajagari mu kanwa. Aho. K'amagambo. Aho. Neso. Abantu bari mu kumera nk'abarwaye mu kanwa. Bibiri izivuga ngo amagambo yanyu azaba make. Ngo kubera ko amagambo yose tuvuga imbere y'Imana tuzayabazwa. Haleluya! Tuzayabazwa. Tuzayabazwa. Ngo naye mwavugiye mu rwongororano. Muzoyabazwa. Aho. Bwana. Matendo yako yatisha. Abasatani yanyaze ibyishimo. Benshi barinze babaye ibikara abandi kibaza bumva ijambo ry'Imana. Pasi wadaye kumva Imana n'ibyishimo. Kandi ibyishimo bidashingiye kuri biriya. Iyo umuntu afite ibyishimo by'Imana tuza wibuka. Iyo wishimye tuza wibuka ko uri umukene. Tuza wibuka ko hari icubuzi. Kuko ibyishimo by'Imana nibyo byishimo natinye. N'ibyishimo bizabimara ibintu byose bikibagirana. Narika osaba. Timuzamubona basinzi iyo basinze. Aho. Kaza kabara akantu kapfuye n'inzoga katakirya kashize. Ariko ibyishimo by'inzoga kama akazema avuga ngo yokubita abantu bose. Natwe iyo twanezerewe ibyishimo by'Imana. Uhagaze hano mu gatuti cyangwa wicaye mu ntebe cyangwa wicaye inyuma cyangwa uri mu mufuka wawe cyangwa uri mu rudushi. Aho. Ibyishimo by'Imana byagusaze. Uzawumva Imana. Tuzumva Imana nimba utakigira ibyishimo. Abakristo batakigira ibyishimo muzoze mutanga amayitaje babasengere. Mwataye ikarite y'ijuru. Mwataye password yo kumva Imana. Tiwo kumva Imana utishima. Abantu benshi basigariye kwishima ubwo ibintu biha bigenda neza. Sibyo byishimo. Nico gituma Yobu umunsi Satani yateye urugo rwiwe ngo yararushamburiye gucanga ariko ngo Imana yari yamutanga warishima ngo yibuka kureba Imana no kuyihimbaza. Yamavuga ngo Bwana ameto tena ametwa ngo jina la Baba libari. Abantu benshi ibyishimo barajojobeye ngo twarapfushije cyane. Ni wowe wenyine wapfushije. Ngo inka zaranyazwe. None se turware tugire gute? Zaragiye gakera. Nimwishimira Imana. Pawulo yandikiye Abafilipi aravuga ngo muzamwishima iminsi yose nongeye kubivuga ngo mwishime. Ineza yanyu imerwe n'abantu bose. Charlotte. Iyo umuntu atakigira ibyishimo nico gihe azayumva amajwi ya Satani akazoyongozwa n'amapepo n'abadayimoni. Azaryama nijoro TV. Ariko iyo dufite ibyishimo ibyishimo byigeze kumfata saa 9 z'ijoro. Saa 9 ndanezerwa ndasenga mfatwa n'ibitwenge ndaseka. Amasaha 3 arashira. Ndaseka nduhendarira amaso za arajoka. Cyane. Akuzishimo ni byiza. Kwishimira mu bibazo ngo ni rwo rugera Imana izibareberaho wikamenya kugeze muri level y'ubukristo bukomeye. Haleluya! Ibyishimo bitajana n'ihanga. Ibyishimo bidashingiye ku mifuka. Ibyishimo by'Imana. Furaha ya wokovu. Izifibura mu mutima. Umuntu agatambira Imana. Abantu benshi bari mu gusara bakomwa. Sino wayagana. Aho. Ugira morale. Ugira morale uzishimo. Aho. Akizishimo by'Imana. Ititauna mwangala. Imana ziganira abakristo bafite ibyishimo. Abakristo batakaje nico gihe batakaza bazabafusha no kwizera mu buzima bwabo. Aho. Ibyishimo bizabituremera. Ibintu bitahari. Shineno. Ibyishimo by'Imana. Timuri
Maso. tira Tamulene. turarangije ugira ibyishimo mama wavuga ngo Imana izikunezere gutazowishima abantu barakanyaraje mu maso abantu bakanywa ameza bakabura ibyishimo Aho. pasaka na pentecoste barahabuye abapasiteri bakabibusa gupfa no kuzuka bakazana ameza Aho. bagashiramo disikete Aho. korasa abaririmbyi Imana yaduhagurukije abaririmbyi mu bihe kibi bazi kuririmba neza no kurama bakaranya izitoze bakama bahunyiza morale yarashize abasirikare Aho. morale yonyine baza bavuga ngo niyo umuntu yapfuye kubera morale ya gisirikare baza basimba itumbi bakadi basinga imbere ariko iyo bakatizishima uzamuhura n'ikirimi ngo kinyegere kirapfuye ugahagarara ngo ejo bundi baramvuze ngo akazamenjera mu kanisa ngo bari mu kumvuga Aho. None. ngo jewe sinzi mu kumva merewe neza ngo ndetse iri kanisa ndari hararutse ngo ngiye kuja murindi Aho. ufite ingorane cyane Najye bazokuvuga. Silorato. ugira ibyishimo mama Aho. bamwe baherukiye muri byura abandi baherukiye inganje ntibakishima uratundaraye nta byishimo ngo uzumve Imana gute pasi wadiye kumva Imana kugira ngo Imana ikunezererwe muzamwishima iminsi yose munezererwe Imana kawunga yashize umuceri washize iminerivare yabuze ibintu akavuyo kabaye tuzatwishima Imana ikaturemera amashimwe ibyishimo nizo bintu biza birema ibintu bikatwimura bikadukura mu bucakara bw'abaturage bikatwegereza Imana ntiwakumva Imana utazawishima wararwaye habe n'izi za puresha zabaye nyinshi zatangiriye mu kutagira ibyishimo woreka kurwara puresha gute uza urarusiniriye imvura yagugasinira izuba ryavugasinira ngo jewe ngo twarahunze ni wowe mvuzi wenyine Daniyeli na Meshaki na Sadarake bishimiye no mu itandura ry'umuriro ngo baratarama baragasima Nebukadineza ndangirije ku buhamya Imana iri mukunezererwa ibindi bintu Imana ya Israheli habwa icubahiro twishimiye kuba hano muri gospel muri iri torero paruwase nziza yubatswe baratugize iminsi tutaza kuba mwaraje Imana yarabashize haguse Imana ihabwa icubahiro Amen. Imana kubashisha impunzi zikubaka iparuwasi imeze gutya n'ibitangaza by'Imana yonyine amaboko yayo n'umugambi wayo. Hallelujah. Twagaza tuzigana icyuya kikaba ariko ubu nyine ndabona bimeze neza. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Dushimiye ikaze yanyu abashumba duciye bugufi ku bwanyu ndetse n'abayumbe n'abakristo muri rusange. Dutekereza mukadutumira n'ikintu gikomeye cyane. Turabashimiye kandi kaze yanyu Imana ibahera umugisha. Amen. Shimiye bene data twagendanye dusengana mu torero rya Kalvari. Bose abakuru n'abato Imana yaboneye umwanya. Mwatanze umwanya wanyu kugira ngo tubane mu gitaramo. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Ndashimira na pastor twagendanye kuva muri release. Pastor Simeoni. Ndaza kumusigira iminota nka 15. Iminota yanje bampaye ndamusigira iminota 15. Kugira ngo agire icyo avuga. N'umuntu w'Imana n'umukozi w'Imana. Imana yo mwijuru guha umugisha ku mwanya wawe watanze. Reka dufatanye tunezererwe Imana. Dusome ijambo ry'Imana nitumara turavuga amagambo makeya. Uyu mwaka nta bintu byo kurondogora. Uyu mwaka nukubitaho tukicara.
umuntu uzonanirwa ni ku giti cye Aho. ubutumwa bugeze kure cyane tera zangira nganda amen bakecu aho uyu mwaka nta bintu byo gusubiramwo Cyane. iminota 50 ngo isaha zibiri Ah. ubu ni tiktak utumva nakazi kiwe cyane uyu mwaka ni w'amasezerano ku bakristo kweli haleluya haleluya uyu mwaka ni wo gukura kwa bakristo kugira ngo dusingire icyo kristo yadufasha ili tuifikie kiyama ya waliokufa malunga nganda haleluya haleluya nta bantu babazayifu muri uyu mwaka nta bantu bikurura cyangwa barondogora uyu ni umwaka mwiza upashije uregeye muza mwumva vuba apana kumva ngo kubera ko muzatinze mwumve vuba uyu mwaka n'umwaka wo gufata ibintu dushimiye kubana n'abantu bavuye muri Amerika bagera hamwe na mwene data Imana baheze umugisha Australia papa Imana baheze umugisha bagera yatuguriye intebe ugaheruka hano mu rusengero Imana iguha umugisha yatugiriye neza cyane turasoma ijambo ry'Imana ndavuga amagambo 5 nimara ndangize ese ni ngombwa ngo isaha ishire ubutumwa bugeze kure utarumvishije yaracereshwe aho rwandiko rw'abakorosayo igice cya mbere umurongo wa 10 umuntu ufite bibiri ijambo ry'Imana asome Bibiliya yera jewe mfite bibiri ijambo ry'Imana Abakorosayi igice cya mbere umurongo wa umurongo wa 10 10 biravuze ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu umunezeze muri byose mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana amen Bibiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo bityo muzashobore kuza mugenza uko Nyagasani ashaka aho kugira ngo mumushimishe iteka mwere imbuto z'imirimo myiza z'uburyo bwose kandi mukure mu kumenya Imana haleluya amen reka dusubiremo bityo muzashobora kuja mugenza uko Nyagasani ashaka kugira ngo mumushimishe iteka mwere imbuto mwere imbuto z'imigirire myiza z'uburyo bwose kandi mukure mu kumenya Imana mukure mu kumenya Imana Bibiliya yera yavuze ngo mwunguke kumenya Imana duheze Imana icyubahiro amen haleluya haleluya Bwana asifiwe atukuke iri jambo ryaje uyu munsi nyani yateguye kuvuga impamvu 7 zigomba gutuma dukunda itorero impamvu 7 zigomba gutuma dukunda ikanisa tukaza turizamwe mu gitondo tukarizamwe nimugoroba tukarizamwe mu rukerera tugakunda ikanisa kuruta gukunda amazu yacu turavuga amagambo agera kuri 5 agaragaza abakristo banezeza Imana bagenda kuko Imana ishaka haleluya amen hari abakristo bahagurutse no kugira ngo banezeze abantu ugakoresha imbaraga ugakoresha ubwenge ugakoresha n'ubutunzi kugira ngo unezeze abantu Satani hari ibyo abakozi bayo bayikorera kugira ngo bayinezeze abantu hari uko bakorera inshuti zabo nabo bakundana nabo bavukana kugira ngo babanezeze ariko tugiye kuganira ibintu 5 bigaragaza ibintu 5 umuntu yokora kugira ngo anezeze Imana kuba mu buzima butanezeza Imana ni ukuba kure y'uwo witwawe woba mwitorero utanezeza Imana Imana ntikubona woba mwitorero ukazutonda buri munsi ugahabwa n'inshingano mwitorero ariko mu buzima bwawe utanezeza Imana Imana ntikumenya ariko kuba mu buzima bunezeza Imana nubwo wowe uri mu cariri ya kure Imana izi kubona kukurutisha benshi dukubitira ijambo ry'Imana amen ijambo rya mbere rituma tunezeza Imana ni uguhagarara mu muhamagaro neza umuhamagaro mu muryango imiryango yacu tuvukamo
ukanezeza imana mu bahinda, ukanezeza imana mu banyabyinshi n'abahiga, abitira n'abasita. Kunezeza imana mu buzima bwa buri munsi kubera iyi mpamvu. Haleluya. Imana yaremye Adamu k'umuryango, ngo Imana iwurema ifite intego imwe ikomeye, ngo yari ifite intego yo kugira imiryango yacu ngo ibe Edeni, ibe imiryango yo kuramya Imana no kuyihimbaza mu rukerera nijoro ku manywa. Bibiliya ivuga ngo kubera iyo mpamvu ngo Imana zageze bitumiza gusura Adamu, ikamuramutsa ngo ikamubaza uko yiriwe. Imana yaremye umwana w'umuntu nyuma imurutisha ibintu byose yaremye, ngo ariko intego yabyo ngo yagiraga ngo umuryango wo muri Edeni wa Eva na Adamu ngo uzaba umuryango wo kuramya Imana no kuyihimbaza. Imana ikeneye ko tugarura kuramya Imana no guhimbaza mu ngo zacu. Amen. Haleluya. Haleluya. Kunezeza Imana mu muhamagaro, uburyo duhagarara mu miryango yacu. Hari abantu benshi mu miryango yabo yabaye isibaniro, yabaye nk'amabara, yabaye ibyicaro by'abadayimoni na Satani. Nta byishimo bibamwo, nta mahoro abamwo. Nubwo bogira ifaranga nta mahoro abamwo, nubwo bogira abana benshi nta mahoro abamwo. Amahoro ya Kristo aba mu miryango y'abantu banezeza Imana. Kweli. Haleluya. Haleluya. Yesu asezera abigishwa be ngo ba Petero bari bazi ko azobasigira igishoro gikomeye, ngo kubera ko yari yarabakuye ku nyanja baroba n'abandi bakura mu ofisi yabo bakora, abandi ngo basoraga imisoro ku madwana, ngo bitegura ko Yesu nabasezera kuko yari afite ubwo bushobozi, ngo bashakira amafaranga menshi y'umutahe kugira ngo bakomeze ubuzima, kuko bari barataye ingo zisa nkaho batakizitayeho. Ariko Yesu ngo aje kugenda arababwira ngo mbasigiye amahoro. Abantu banezeza Imana nabaharanira gushakisha amahoro mu miryango yabo. Duheze Imana icyubahiro. Amen. Haleluya. Haleluya. Umuryango wawe ubamwe amahoro. Cyakabiri nabagira amahoro mu matorero. Umuntu akaba mu itorero atagira umunjyana, agira amahoro. Bibiliya ivuga ngo Bwana sifiwe. Haleluya. Ngo mubane n'abantu bose amahoro. Yego. Mubane n'abakristo bose amahoro. Abakristo benshi babuze amahoro bayabuza n'abandi. Tugomba kugira ngo tunezeze Imana tukagira amahoro no mu miryango yacu. Cya gatatu tugomba kugira mu muryango mugari. Imiryango yacu tugira imiryango mito yo mu mazu, tukagira n'imiryango migari. Icya kane ngo ni uguhagarara neza mu muhamagaro wawe ku rwego rw'igihugu. Ku rwego rw'igihugu. Haleluya. Amen. Ku rwego rw'igihugu. Bibiliya ivuga ngo Esiteri ngo hagarara mu muhamagaro wo mu rwego rw'igihugu, ngo igihe Hamani yagambaniye ubwoko ko bushira, ariko ngo arahagarara mu gihe cye. Bwana sifiwe. Ngo atuma kuri Moridekayi wari umuzamu, aramubwira ngo ugende ubwira abantu bari Shushani ngo biyirize ubusa iminsi 3, ngo naje nzoje ibwami, ngo nyirengagije itegeko ry'ibwami. Guhagarara neza mu muhamagaro ku rwego rw'igihugu, pana muri quartier, pana umoja, ku rwego rw'igihugu. Esiteri guhagarara ku rwego rw'igihugu, ngo biyirize ubusa iminsi 3, ngo agenda yirengagije itegeko ry'ibwami. Bibiliya ivuga ngo umwami akimubona kubera imbaraga z'amasengesho, ngo amutunga itoki, bisobanura ngo baho kubera imbaraga z'amasengesho. Aramubwira ngo nimba ari no mu gice cy'igihugu, ngo ndakiguha ariko mbwira ikibazo ufite. Itegeko yirengagije. Esiteri ntiyaragomba kubonana n'umwami ko mwamikazi ngo iminsi 30 itaragera, ariko ngo kubera ubutwari bwo guhagarara mu muhamagaro ngo basenga iminsi 3, ngo atumbire umwami, ngo arakataza ikambere, arakomanga. Umwami ngo akimubona amutunga intoki, ngo bisobanura ngo baho. Aramubwira ngo ni kihe kibazo ufite? Tiyamubwira ikibazo afite. Aramubwira ngo ndakurarise wewe n'igisonga cyawe Hamani. Abakristo batazi gusenga bazababwira Imana ngo ndashaka Mana, ngo dosiye yanje yarazingamye, batarabanza ngo bayishekerere. Muzamubanza muyishekerere, muyibwire ngo wadukuye muri Bzura turakubona, inka zaciye mu mabato turakubona, wadukuye mu minembwe amasasu yasaze turakubona, twavuye ku ndondo tumanuka Gafinda bahe baturasa mayi zatombotse twarakubonye Mana. Esiteri
tiyabwiye umwami ngo dore ikibazo n'uyu mugabo igisonga cyawe Hamani yaramubwiye ngo ndakurarise ejo tuzosangire. Niko abakristo bakuze bazabaje imbere y'Imana bakayibwira neza. Umukristo uhagaze neza mu muhamagaro ntaza ahubuka, ntaza yayuka, azavuga ikintu kiri ku mwanya wacu. Amen. Haleluya. Bibiri zivuga ngo Eliya guhagarara mu muhamagaro wo mu gihe cye, ngo hagarara mu muhamagaro wo mu gihe cye ku rwego rw'igihugu. Igihe Ezebeli ngo yari yarazanye abahanuzi ba Bali n'Ashera 450 ngo bituma Imana yivumbura, ngo Imana irarakara. Eliya umukozi w'Imana ngo aragenda mu maso y'umwami, undi yatinya umwami Ahabu, aramubwira ngo umwami ngo kubera ibigirwamana byawe n'umugore wawe mwazanye tambura izogwa kugeza igihe nshewe umugaragu w'Imana nzabishakira. Kubera ubunebwe bwa Ahabu umwami ngo ntiyamenye icyo Eliya yamubwiye. Haba iki imyaka 3 n'amezi 6. Bibiri zivuga ngo Imana izayumva amasengesho y'abagaragu b'Imana. Imana ngo igakubitaho ikashe. Ngo haba iki imyaka 3 n'amezi 6. Eliya ngo arongera arababwira ngo nimuze tuje ku musozi Karumeli tuje gusenga Imana. Haleluya. Amen. Ngo bahera mu gitondo ingabo z'Abana ziri kunkumura, ziri kunkumura. Bari atanayumva, nangola nganda bari atanayumva. Ngo atangira kubashinyagurira. Kubera ko abakristo twaturwana tuzatwishimira intsinzi tukayishimira tukiri mu rugamba, kubera ko twizeye ko Kristo yatsinze atazotsindwa. Arababwira ngo nimwongere volume. Abahanuzi 850 nzanezezwa ko nta mugore wari urimo. Abagore bazabashiraho ibintu byinshi, nta mugore wari urimo. Hari abagabo 850. Eliya umugabo umwe yama bahenda ngo nimuzamure volume. Ngo bari we volume we bari atanayumva. Haleluya. Arababwira ngo tongeremwo mwisatagure ngo wenda nabona amaraso yavuye. Bari ngo aragira imbabazi. Bari yari kugira imbabazi ziki? N'Imana se yatanze umwana w'ikinege kugira ngo acungure isi. Bari yaraturutse he? Bari temagura bonyine, nta muntu wabatemye. Bose ko ari 850 bari temagura. Bamare kwitemagura bararicecekera. Imana zigira amaboko zitazazikora, zigira amatwi ntizazumva, zigira akanwa ntizivuga, zigira amaguru ntizigenda. Duheze Imana icyo. Haleluya. Haleluya. Yari umugaragu w'Imana hagara mu muhamagaro ku rwego rw'igihugu. Wowe mu rugo byarakunaniye, umuhana byarakunaniye, abandi Imana izitwishimira ngo iyo duhagaze neza mu muhamagaro wacu ugacungana n'izamu yawe. Abakristo benshi Satani yabakubise ibitego. Ariko uri tayari pa niba gukubitira amashi cyane. Abakristo benshi Satani yabakubise ibitego mu miryango yabo. Curanga. Tupepeye Bwana wa majeshi. Haleluya. Haleluya. Asifiwe. Haleluya. Kwa murumva neza. Zangola. Ariko uyu mwaka ni mwiza yemwe. Kweli. Umuntu utarasengeye uyu mwaka ntukagucike udafashe ibyawe. Uyu mwaka uteye ubwoba ku bantu bari maso. Nezo. Eliya wari buhagaze neza mu muhamagaro w'Imana ku rwego rw'igihugu. Ngo baritemagura bahindura inyama ngo bamare barananirwa. Eliya umugaragu w'Imana wari uhagaze neza arababwira ngo nimwigireyo. Hari ibintu bibiri bikomeye. Icyambere ngo yari ko abashukashuka ngo babanze bavunagurike bahonde
ngo kugira ngo arinde amasaha y'abatambyi bahoraga batamba ntibageze batamba mu gitondo bahagaze batamba igihe cya munsi igihe cy'umugoroba. So there. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngo bose bigirayo ngo azana amabuye 12 ngo arayatondekanya ngo atangira kwihana inzu imiryango 12 y'Abisiraheli, inzu ya Rehobowamu akavuga ngo mani bababari, inzu ya Ragu bababarire, inzu ya Benyamini bababarire. Ngo abatambyi bari barabonye igihe cyake ngo batangira kuzunguza umutwe. Ibihe by'Imana tibizokuza utarumva toba yo mu mutima yo kwihana toba yo kwihana. Tukazusenga utabwiye Imana ngo mbabarira Mana bizonyiriwemo akajagari k'ibitekerezo, akajagari k'amagambo. Abantu bafite akajagari mu kanwa k'amagambo. Neso Abantu bari mu kumera nk'abarwaye mu kanwa. Bibiliya izivuga ngo amagambo yanyu azaba make, ngo kubera ko amagambo yose tuvuga imbere y'Imana tuzayabazwa. Haleluya! Tuzayabazwa. Ngo naye mwavugiye mu rwongororano muzoyabazwa. Bwana matendo yako yatisha. Eliya arababwira ngo mwigireyo ngo bose uko bangana bigirayo. Eliya umukozi w'Imana ngo ashinga amabuye 12 asobanura imiryango y'Abisiraheli ngo batemaguriraho inyama bazana inkwi bamenaho amazi ngungura z'amazi kugira ngo bataje kuvuga ngo wenda hari akabiriti yari yazanye cyangwa kaburike kagaturikiramo. Yamabwira ngo mumenemo amazi bibanze birobe biraroba ngo bimare kuroba. Bibiliya ivuga ngo asenga isengesho rigufi, aravuga ngo Mana ya Isaka na Yakobo, Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo uyimenyekane kuri wewe. Yasenze isengesho risa n'irya Yesu yasenze i Betaniya ngo yari yarayazuye umwana wa Yayiro abaza yifu bose b'Abayuda ngo bamavuga ngo ntiyari yacikanye. Yesu ngo arinda iminsi 4 arabura iminsi 4 ngo hagerere babwira ngo nimukureho igitare. Ngo arababwira asenga isengesho rigufi. Hari umwanditsi w'umukomantere yaravuze ngo iyo Yesu aja kudasibura ngo avuga izina rya Lazaro wari warayipfuye ngo bapfuye bose i Betaniya baba barazukiye uwo munsi rimwe. Akaba agiye guturuba umuzi uko igihe cyawo kitaragera. Yamavuga ngo Yesu ngo yari kabereka imbaraga hejuru y'urupfu. Yesu afite imbaraga ku bibazo ufite, ari hejuru y'ibikomeye cyane. Haleluya. Amen. Eliya ngo arahagarara ngo agisengesha umuriro ngo Mana kuva mu ijuru utwika inkwi utwika amazi. Bibiliya y'igiswahili ivuga ngo kalamba, uramba amazi, uramba umuriro, amabuye, uramba inyama, uraramba. Nta wundi muri urarya uratwika amabuye uko uyu umuriro ku musozi Karumeli wa Eliya. Umugabo wari uhagaze neza mu gihe cye ku rwego rw'igihugu. Hari abagabo bo mu makartier, hakaba n'abandi bo mu mazu yabo, hakaba n'abagabo baza bitanga kubera ikibazo cy'abantu. Eliya yahagaze mu gihe cye wenyine. Imana itazikorera muri majority. Imana ya Eliya ngo kwikorasi bamanuka baririmba ngo Imana ya Eliya niyo Mana. Umusozi Karumeli. Imana ya Eliya niyo Mana. Uhereye uwo munsi abantu bose bari barayobye bahindukirira Imana. Iki ni igihe cyo kuvugira Imana ukera imbuto z'Imana kugeza igihe abantu bose muri quartier bahindukirira Imana kubera imbaraga z'Imana ziri muri bo. Haleluya. Amen. Cyakabiri tugomba tunezeza Imana mu gihe tugenda nkuko bikwiriye. Mugende nkuko bikwiriye ab'umwami mumunezeze muri byose ngo mwere imbuto z'imirimo myiza. Hariho imbuto z'imirimo mibi ziri mu Bagalatiya 5:19 n'imbuto 14 zazera abanebwe bavuye ku Mana batagisenga batagikunda meza batagiterana kenshi. Imbuto 14 z'abanebwe. Abanebwe. Bibiliya yavuze ngo tugende kuko n'abantu ngo baza bagenda kuko Imana ishaka. Imana yakureba. Imana ntizikoresha kamera nkizi.
imana izikoresha kamera y'ijuru kandi kamera y'ijuru ntizibona hano abantu babona izibona mu mutima ibitekerezo izikoresha ijambo ryayo ngo izitandukanya amagufwa n'umusokororo ijambo ry'Imana niyo kamera izigerageza abantu bakamenya uko basa nuko bangana kugira ngo unezeze Imana ni ugukora ibyo Imana ishaka kugenda nk'uko Imana ishaka Pawulo yaranditse aravuga ngo hariho n'ubu ngo aravuga babaye ngo afite agahinda ngo kuko hariho abantu bagenda ukundi abo bantu ngo baza biratana ibiteye isoni ngo Imana yabo ninda aho ikisigi cyo kugenda uko ushaka ikisigi cyo kuyoborwa n'ibitekerezo bipfuye ikindi gihe cy'ubuzima bwa buri muntu wese ukazuzuka mu gitondo ukipima ukamenya nimba uhagenda uko Imana ishaka ubuzima bwawe ni wewe wenyine uri kuri vora y'ubuzima bwawe ni wewe wenyine muzamu w'umutima wawe abanyamafaranga n'abakomeye mu butegetsi bagira ama escort ariko Imana yadufashe twebwe itugira vora y'imitima yacu umutima wawe n'ubuzima bwawe wowe bushira mu kaga ubuzima bwawe wowe bukura mu kaga wewe wenyine ni wowe uri kuri vora kugenda kuko Imana ishaka muri ubwigi haleluya amen kugenda kuko Imana ishaka pana uko ushaka wewe uko Imana ishaka haleluya amen gatatu tunezeza Imana iyo dukora umurimo wayo neza aho iyo habaye igikorwa cyo gutanga amakaro tugatanga haba igihe cyo gutanga icyacumi tugatanga haba igihe cyo kurara mu masengesho gukora umurimo w'Imana neza kuko bikwiriye hari abantu bari mu gukorera Imana ariko ntibakore kuko bikwiriye tunezeza Imana iyo dukora kuko Imana ishaka tugakora kuko bikwiriye haleluya amen Bibiliya ivuga ngo Imana ubwayo ngo ibwira Nowa ngo mu maso y'abafite umubiri muri iki gihe mu gihe cya Nowa ngo ni wowe wenyine mbonye ukora ibyo nshaka wewe Nowa ngo ni wowe wenyine mbonye ukora ibyo nshaka ngo none ngo nyagambiriye kurimbura isi nyirimbuje amazi ugende wubaka inkuge mu giti cya gofero ngo nimumara muzahungiremo abubaha Imana icyo giti cya gofero gisobanura Kristo umwana w'Imana amen haleluya amen n'uyu munsi dufite iyo nkuge ni Yesu Kristo nta yindi nkuge bazongera kubaka inkuge n'imwe gusa ni Yesu Kristo umwana w'Imana Nowa ngo yumvira Imana kandi Bibiliya ivuga ngo mu gihe cya Nowa ngo Nowa yari atarabona imvura n'umunsi n'umwe igwa ngo ariko kubera kwizera Imana nubwo yari ashaje ngo yizera kuko Imana ngo ibizivuze izabikora ngo atangira kubaka inkuge Nowa ngo amare kubaka inkuge ngo haba umunezero w'abantu ngo barasinda ngo bakora ibyo bashaka ubwabo ngo Imana ibanza kugwisha inkuge imaze kuzura abantu bamaze kujamo ngo hagwa utuvura dukeya ngo abantu batangira kubwirana ngo kandi ibyo Nowa avuga zoba ari ukuri abandi baravuga ngo nimureke twinezeze muri iyi minsi turimo hariho uturabyo abantu bahugiyemo batuma badakora ubushake bw'Imana haleluya hariho uturabyo abantu bahugiyeho tubatubuza gukora ubushake bw'Imana ariko ngo gihe cyano ngo baravuga ngo nimureke twinezeze mu mwanya mutoya Bibiliya ivuga ngo imvura iragwa amarembo y'ijuru arafungurwa n'amarembo y'ikuzimu abantu barapfa barashira bamwe bariruka ku misozi abandi ibiti ariko ngo ntibyashobotse ariko abantu bari bizeye Imana ngo binjira mu nkuge barakira haleluya amen binjira mu nkuge barakira bakiza ubugingo bwabo hari ijambo rikomeye rike warana yanditse aravuga ngo iyo hataje kuba umusaza no wa mu gihe cye wakoze ibishimwa n'Imana ngo byoroheye Imana kongera kurema kuko Imana imaze kurimbura isi nta bundi yasuye kuremya abantu ngo yongere ireme igitaka ibumba igitaka ngo Nowa ngo twebwe turi icorero cyavuye kuri Nowa kubera kumvira Imana waruzi ko hariho umugambi w'Imana ku buzima bwawe bituma ukiranuka kugira ngo uzobe icorero cy'umugambi w'Imana ku buzima bw'ikindi gihe kizaza ngo byoroheye Nowa kubera kumvira Imana akora ibyo Imana ishaka ngo byoroheye Imana kutongera kurema ngo abumbe igitaka muri Edeni hashimwe data Imana ibashisha abakora imirimo neza y'Imana haleluya Imana yaduhaye ubwenge bwo guhitamo nibwo turusha inyamaswa nto n'inini
kandi Aho. imana izotubaza ubwenge yaduhaye uko twabukoresheje, uko twakoze umurimo wayo neza. Abantu benshi bazi gukora ibyabo neza, ibyabo baza babyitaho bakabitegura bakabipodowa bakabipanga, ariko umurimo w'Imana Aho. abantu bose benshi ko barakora umurimo w'Imana. Bibiliya ivuga ngo havumwe ukora umurimo w'Imana agono. Aho. Gukora umurimo w'Imana neza, gukora umurimo w'Imana neza n'igihe ke, n'igihe wowe ukiriho Cyane. kandi ukawukorana umwete n'urukundo. Yego. Kuko mu mirimo yose, imirimo yose tuzoyisanga mu ijuru twakoze, ariko imirimo twakoranye urukundo n'umwete, iyo niyo tuzagororerwa. Imana ikeneye ko nimba tuyinezeza, Imana ngo ikeneye ko tuyikorera neza. Kweli. Atukuze Bwana wa majeshi. Atukuzwe. Nimba uri umukorari, ikorari ni ukurepeta saa 9 wowe ukaza saa 11, kurakora umurimo ariko nabi. Cyane. Nimba amateraniro ari saa 9 Aha. ni saa 9, nuza saa 11 kurakora ariko kurakora nabi. Aho. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Zatumye Imana itongera kurema Kweli. kubera Eliya. Bibiliya ivuga umugabo witwa Enoki mu gitabo cy'Itangiriro. Enoki ngo akora neza mu gihe cye. Umunsi umwe ngo Imana iramusura. Imana ngo imusuye Aho. ngo iganira nawe. Karo. Usarire ngo Enoki ngo yageze akiranuka no kurya. Yageze arya muri utaratibu. Aho. Yitonze. Kubera umukozi w'Imana, kubera ubunyangamugayo bw'Imana. Aho. Hari umuhungu twasangiye i Rwamagana mu myaka yashize, Aho. yari afite akavuyo mu kurya. Yamadaha isosi yose n'imboga zose, twama dusigara twicaye. Kandi yari afashwe cyane, ariko yamadaha ibintu byose Aho. arabijana. Kubera akajagari ko kurya. Iyo umuntu atazi gukora ibintu neza, Desordre. habe no kurya azaryana akajagari. Aho. Akajagari. Vuga. Imana izo dusuzuma n'igihe duhaye turya, Aho. igihe turyamye, igihe turi za Mombasa. Iyo. Imana izimanura Etere kamerama, kosime. Imana ikadutata. Aho. Imana izi gutata uri mu cyumba wenyine, Imana izireba uko uhaye umera, ufite ubukene, ikareba nuko ufite ifaranga. Imana irabizi. Cyane. Bibiliya ivuga ngo umugore watanze isenke imwe, igiceri kimwe, Aho. ngo arico afite, ngo Yesu yakubita urushi ku kanwa, aravuga ngo nimuhagarare, ngo mbonye umuntu ukoze igitangaza gutanga. Aho. Bati ninde? Ngo azana umugore wari utanze igiceri kimwe. Abafarisayo ngo bari bazi gutanga ifaranga bahe bazerekana Aho. ibinoti byinshi n'ibinoti binini, bagira amafungo ngo bagahagara mu mayira abiri, ngo bakikunda kwitwa ba rabi, ba bishopu na ba apotre, ariko apana abangaba turi kumwe hano, abandi b'amazina gusa bakunda icubahiro, ngo bagahagara mu mayira abiri, ngo bakambara ibikanzu birebire, ngo bakunda kuramuswa, ngo abantu bose bapfukamira. Aho. Ariko ngo bataremera Kristo umwana w'Imana. Yesu arabitegereza, arababwira ngo muzobona ishano, ngo kubera ko mumeze nk'ibituro bisiziwe. Ngo bagaza bakora amafungo ntibahishe, ngo twebwe tuzi gufunga, ngo tuzatanga n'icya 10. Yesu arababwira ngo mwebwe muri abafarisayo mumeze nk'ibituro bisiziwe. Abantu bose baza bakora imirimo kugira ngo bereke abantu nta ngororano zihari. Cyane. Uzi ukora Imana uyikorere wihishe, uri wenyine iriye. Cyane. Haleluya. Amen. Hari abantu bari mu kuja mu bucuruzi bagera za Mombasa, akamagira ngo ngo yagiye kure naye. Aho. Ijambo ry'Imana mashi. Amen. Abantu benshi bari mu gukorera Imana uko bashaka, Aho. bakatekereza ko Imana itazibabona. Imana izi kubona uri wenyine wakize uri mu cyumba. Aho. Imana izi gutata. We. Imana izi gutata uri mu Mombasa. Ndio. Imana izi gutata uri mu bukene. Ikareba uko ukiranuka. Imana tizireba bino biri hano. Oya. Imana izireba ibyihishe. Ndani. Aho guhisha Imana uzoza uzana bigaragare gutya, tukayihisha. Aho. Abakristo benshi bafite ubukristo bwo kumasika abantu hano hanze no kwiyorobeka, ariko mu mitima buzuye amagufwa y'abapfuye. Iriya bazabiriranwa na Satani, bakarana nayo. Aho. Haba niyinga bakipodowa bakicara bakacicika. Imana izi
izidutata ikamenya uko tumeze muri quartier kuwa mbere kuwa kabiri uyu munsi nukuramya Imana no kuyihimbaza nta muntu wozana ubukristo hano Imana izimanye ubukristo iriya kuwa mbere no kuwa kabiri twagiye mu tuziriya turi twenyine unuri manganya Imana kira kubona nico gihe abantu benshi baza batsimbwa igitego kabinjirana batabizi aho duheze Imana icubahiro haleluya haleluya amen Enoke ngo akorera Imana neza mu gihe cye ngo arakiranuka ku isahani arakiranuka mu kuvuga mu biganiro bakoranye ngo aramubwira ngo mperekeza ngo amuherekeza nk'umuntu ugiye kumugeza ngo amwitegereze inyuma yerekeye ngo Imana iravuga ngo bene uyu mugabo ukorera Imana kuri uru rwego ngo sinyomusiga mu isi ngo amwimura adapfuye bamakomeza baragenda Inoki tuzomubona ba mama Inoki tuzobona Inoki kandi hari abagabo barimo kwita nabo ngo ni ba Inoki umuhana kamusanga ngo ni Inoki uri Inoki gute abandi ngo ni ba Mose abandi ngo ni ba Yoshua uri Yoshua gute uzi Yoshua Imana haleluya haleluya amen Yoshua ngo umunsi abisiraheli babatasi 12 abo yari yatumye 10 ryose ngo rivuga incamugongo ngo abisiraheli bibagirwa imirimo Imana yakoze muri Egiputa ngo bamaze kuyibagirwa ngo bavugiriza induru rimwe ngo batangira kuvuga ngo se twavira iki muri Egiputa ntamva zari ziriyo ngo bamaze kuvuga imbaraga z'abanaki ngo bavuga igihugu ko ari cyiza bakibonye ariko kubera kwizera guke ngo baravuga ngo nitukigeramo ngo twari ko twireba tukabona tumeze nk'amahanzi ubwoko bwose ngo bucuruka iborogo burarira Yoshua na Kalebu abagabo babiri barahaguruka haleluya amen ngo basubizamwe abandi imbaraga kweli Imana ikeneye Yoshua n'abagabo basubizamwe abandi imbaraga bana babaca intege hari umumama baherutse kugira ngo asengere Kongo yamavuga ngo Kongo yarapfuye ngo nimurebe undi muyegeka ngo ko muranyegeka kuri Kongo yapfuye Kongo izokira mu izina rya Yesu Kristo haleluya amen haleluya haleluya Yoshua ngo yari umugabo ufite amaso yo kwizera ngo yamavuga ngo abanaki twababonye ngo ntibafite ikibakingira ndetse ngo n'Imana twishimira ngo tuzobarya k'ibitsima tubamare tuzobarya k'ibitsima ngo iteraniro ryose ry'amarasubiza ngo Imana ikeneye abantu basubiza abandi haleluya nimba usubizamwe abandi imbaraga ukavuga amagambo yo kwizera uri Yoshua nimba uzi ukora neza ku rwego rwo kurikiranwa ku meza no mu kanwa warakiranutse no kugenda tuzi ugendagenda amatambi muri quartier dufite abantu baza bagenda amatambi muri quartier akaza agenda amatambi kandi ataragwaye amavushi nibo Pawulo yandikiye ngo mugende kuko bikwiriye abo mwana umunezeze muri byose kubera imbuto z'imirimo myiza amatambi muri quartier amatambi kedowa terema atire ujine wangana kandi abantu bagenda amatambi baza bagenda ku manywa baza barinda akajoro wamubaza ngo asuri hehe ari mu mujyi ngo ndi Kayore ubuhawe ugenda amatambi kurya ubuhawe ugenda amatambi mu ijuru ubumeze gutya amatambi nimugende kuko bikwiriye abo mwana kweli haleluya amen mugende kuko bikwiriye abo mwana umunezeze muri zose mwere imbuto z'imirimo myiza abantu benshi ko barera ibitagarasobyo abandi bakera imitobotobo imbuto zitaribwa zirahaba uzogende ku giti cy'imitobotobo ikirepe yanese urebe kuyiryaho izogukarata mwere imbuto z'imirimo myiza hari ibintu bibiri bataza baforoda abantu bose icyambere nta muntu uzi foroda imbuto nta foroderi w'imbuto ibaho umuntu iyo foroda inshingano ariko ntiyo foroda imbuto imbuto ziba hano ku mutwe zazigaragara nimba ari umwembe ni umwembe indimu ni indimu haleluya meloni ni meloni amacungwa ni amacungwa ibituku ni ibituku imizabibu ni imizabibu nta muntu uzi foroda imbuto kandi ikimenyetso cy'abagenda nk'uko bikwiriye ni imbuto matunda
kandi igiti kizacubahirwa imbuto zacu. Ntiwapfa kugera munsi y'igiti cy'umutobotobo n'igiti cy'umwembe ngo bakubwire ngo temera kimwe wotema ikihe, wotema icy'umutobotobo. Ariko icy'umwembe kizagitinda no gukura kubera ko gifite amatunda mema. Umukristo uzugenda nkuko bikwiriye agira imbuto, agira imbuto, agira imbuto. Igituma abakristo bahabagaramba benshi bakarengwa kugenda nkuko bikwiriye nuko nta mbuto bagira. Pawulo arabandikira ngo mugende nkuko bikwiriye abo mwami mumunezeze muri zose. Iyo umuntu abuze imbuto kurya uba warapfuye. Nimba nta mbuto ugira uri igihume warapfuye. Bibiliya ivuga ngo Yesu n'abigishwa be bakora umurimo ngo babone igiti gifite amababi ameze neza atoshe, ngo bazamuka gushaka imbuto kuri cyo, ngo bahageze ngo babura imbuto. Yesu ngo arakivuma ngo gihera mu mizi kirumba. Yesu yaduteye mu murima kugira ngo twere imbuto. Ugira imbuto zingahe? Uza wera izihe mbuto mama? Nimba nta mbuto ugira nta kamaro ufitiye Imana, nta n'akamaro umariye abaturage bawe umwojo. Nubwo batazokubwira nta kamaro ufite nimba nta mbuto uhaye wera muri umojo. Imana yadushize mu isi iradutera muri Edeni, iradutera kugira ngo twere imbuto. Igiti cyose kitera imbuto nzagitema, ariko ngo cyere imbuto nzokibagarira kirushaho kwera izindi mbuto nyinshi. Turiho kugira ngo twere imbuto. Haleluya. Amen. Umuntu unezeza Imana azayera imbuto. Azayera imbuto. Azayera imbuto. Imbuto azayera nizihe? Ni urukundo, ni amahoro, ni ibyishimo, ni ukugwa neza, ni ingeso nziza, ni ukwirinda. Bibiliya ivuga ngo abameze gutyo ngo nta tegeko ribahana, ariko ngo abera zijya 14 ngo ndababwira hakiri kare. Haleluya. Ngo kuko batazinjira. Niko Pawulo yanditse. Gukora umurimo w'Imana neza no kwera imbuto. Kwera imbuto mu Bagalatiya. Icyanyuma ngo abantu bahagaze neza bishimirwa n'Imana, ngo Imana izikora mu idepo yabo bikabaha ibyishimo. Baza bagira ibyishimo mu kwa mbere kweza mu kwa 12. Apana ibyishimo bino bya morale. Hari abantu bari mu gusirimba kubera ko flight zaje cyangwa processes yagiye imbere, yavuye muri settlement ageze muri ambassade. Ibyo si ibyishimo, iyo ni morale. N'abapagani baza babigeraho batanasenze pi. Haleluya. Amen. Kugira ibyishimo, ibyishimo by'Imana ni imbaraga z'umukristo zazimuhesha kunesha intambara arimo uyu munsi, zikamuhesha gusi. Ni essence idufasha kuzamuka kugira ngo tugere ku masezerano yawe. Nubwo twaba turi mu ntambara, iyo twishimye duhabwa imbaraga mu buzima bwa Kristo. Tugira imbaraga. Abakristo batagira ibyishimo nta mbaraga bagira. Ntambara abanyentege nkeya nta mbaraga bagira. Tuza twishima tukishimira ubuzima bw'agakiza ko muri Kristo Yesu. Karahagisha. Amen. Haleluya. Haleluya. Karahagisha. Ta kindi kintu cabaye bagashiramo igisirimba, bagashiramo diskete, uzushirimba kufita agakiza mu buzima bwawe. Kandi agakiza katari pirate, agakiza nyako. Umutima wawe uhamya, mwuka w'Imana hamya, Imana ihamya, n'abakristo bahamya. Haleluya. Haleluya. Ibyishimo. Abakristo benshi batakaje ibyishimo. Batakaje ibyishimo. Basigaranye gusa morale yo gushimika kugira ngo cyangwa kagira ngo umuntu muri kumwe bakira gutya. Ubwo yacu hari ikintu bazabita guseka no guhinya. Guseka no guhinya. Ugaseka cyangwa ukagira gutya gusa. Ariko aho guseka ni ikintu kiba kivuye ku ibyishimo bivuye mu mutima nyine, ugaseka nyine bikagaragara. Hakaba no guhinya, ugasanga ugiye guseka ariko utasetse. Abakristo benshi kubera ko Satani yabanyaze ibyishimo basigaranye gusa kandi kameze nko guhinya kutari uguseka. Iyi Imana ibarebye babura ibyishimo mu nzu y'Imana. Haleluya. Haleluya. Wanazibiwa ushima mu nzu y'Imana bakaririmba. Ntimuri mukubana uko baririmbye kurya muri mukaguma mukatwingiye ngo ni mufatwe nyabo.
umutwe ufatwa Aho. yewe satani yarabipampiye byaragiye ibyishimo byarashize kandi si ibyishimo bishingiye kuko mumeze iriya hanze umukecuru umwe ngo byaramufasha w'iwacu ni umukecuru w'iwacu apana w'umushinwa cyangwa bo mu basudani oyaye ni umukecuru w'iwacu ngo yari yarakira ibyishimo by'Imana ngo uko yinjiye mu rusengero bakamarambura amaboko agatanga bakabyina umuhungu we akaba umunebwe yamamubwira ngo iyo urambuye amaboko ngo nzangire isoni none nzokugurira ikirato ureke ureke amaze barakigura ngo amare kukimuheza ngo aturuke hari yamafatwa ngo afatwe noneho ngo asizora kurushaho ngo yamarengeza cya kirato ciwe yamagishira wa muhungu we aramubwira ngo dore data tikije kubigiheko cikingatira kugira ngo ndeke kushima abakristo batakaje ibyishimo Bwana asifiwe sana haleluya abakristo satani yanyaze ibyishimo benshi barinze babaye ibikara abandi kibaza bumva ijambo ry'Imana pasi wadaye kumva Imana n'ibyishimo kandi ibyishimo bidashingiye kuri biriya iyo umuntu afite ibyishimo by'Imana tuza wibuka iyo wishimye tuza wibuka ko uri umukene tuza wibuka ko hari icubuzi kuko ibyishimo by'Imana nibyo byishimo natinye n'ibyishimo biza bimara ibintu byose bikibagirana arika osaba ntimuzamubona abasinzi iyo basinze kaza kabara akantu kapfuye n'inzoga katakirya kashize ariko ibyishimo by'inzoga kama akazema avuga ngo yokubita abantu bose natwe iyo twanezerewe ibyishimo by'Imana uhagaze hano mu gatuti cyangwa wicaye mu ntebe cyangwa wicaye inyuma cyangwa uri mu muzigo wawe cyangwa uri mu rudushi ibyishimo by'Imana byagusazemo uzawumva Imana tuzumva Imana nimba utakigira ibyishimo abakristo batakigira ibyishimo muzoze mutanga amayitaje babasengere mwataye ikarite y'ijuru mwataye password yo kumva Imana cyo kumva Imana utishima abantu benshi basigariye kwishima ubwo ibintu biha bigenda neza sibyo byishimo nico gituma Yobu umunsi satani yateye urugo rwiwe ngo yararushamburiye gucanga ariko ngo Imana yari yamutanga warishima ngo yibuka kureba Imana no kuyihimbaza yamavuga ngo Bwana ameto tena ametwa ngo jina la baba libari abantu benshi ibyishimo barajojobeye ngo twarapfushije cyane ni wowe wenyine wapfushije ngo inka zaranyaswe none se turware tugire gute zaragiye gakera nimwishimira Imana Pawulo yandikiye abafilipi aravuga ngo muzamwishima iminsi yose nongeye kubivuga ngo mwishime ineza yanyu imirimo n'abantu bose iyo umuntu atakigira ibyishimo nico gihe azayumva amajwi ya satani akazoyongozwa n'amapepo n'abadayimoni azaryama nijoro tive ariko iyo dufite ibyishimo ibyishimo byigeze kumfata saa 9 z'ijoro saa 9 ndanezerwa ndasenga mfatwa n'ibitwenge ndaseka amasaha 3 arashira ndaseka nduhendarira amaso za arajoka ibyishimo ni byiza kwishimira mu bibazo ngo ni rwo rugera Imana izibareberaho wikamenya kugeze muri level y'ubukristo bukomeye haleluya ibyishimo bitajana n'ihanga ibyishimo bidashingiye ku mifatika ibyishimo by'Imana furaha ya wokovu izivibura mu mutima umuntu agatambira Imana abantu benshi bari mu gusara bakomwa sino wayagana ititauna mwangala Imana ziganira abakristo bafite ibyishimo abakristo batakaje ibyishimo nico gihe batakaza bazabafusha no kwizera mu buzima bwabo ibyishimo bizabituremera ibintu bitahari shineno ibyishimo by'Imana timuri mukubara maso tira tamulene turarangije ugira ibyishimo mama wavuga ngo Imana izikunezere gutazowishima abantu barakanyaraje mu maso abantu bakanywa ameza bakabura ibyishimo pasaka na pentecoste barahabuye abapasiteri bakabibusa gufana kuzuka
bakazana ameza aho bagashiramo disikete aho korasa abaririmbyi imana yaduhagurukije abaririmbyi mu bihe kibi bazi kuririmba neza no kurama bakaranya izitoze bakama bahunyiza morale yarashize abasirikare morale yonyine baza bavuga ngo niyo umuntu yapfuye kubera morale ya gisirikare baza basimba itumbi bakadivasinga imbere ariko iyo bakatizishima uzamuhura n'ikirimi ngo kinyegere kirapfuye ugahagarara ngo ejo bundi baramvuze ngo akazamenyesha mihanisa ngo bari mu kumvuga none ngo jewe sinze mu kumva merewe neza ngo ndasirikana sandari hararutse ngo ngiye kuja murindi ufite ingorane cyane najye bazokuvuga Silorato ugira ibyishimo mama bamwe baherukiye muri byura abandi baherukiye inganje ntibashishima uratundaraye nta byishimo ngo uzumva imana gute pasi wadiye kumva imana kugira ngo imana ikunezererwe muzamwishima iminsi yose munezererwe imana kawunga yashize umuceri washize iminerivare yabuze ibintu akavuyo kabaye tuzatwishima imana ikaturemera amashimwe ibyishimo nizo bintu biza birema ibintu bikatwimura bikadukura mu bucakara bw'abaturage bikatwegereza imana ntiwakumva imana utazawishima wararwaye habe n'izi za puresha zabaye nyinshi zatangiriye mu kutagira ibyishimo woreka kurwara puresha gute uza urarusiniriye imvura yagugasinira izuba ryavugasinira ngo jewe ngo twarahunze ni wowe mvuzi wenyine daniyeli na meshake na sadarake bishimiye no mu itandura ry'umuriro ngo baratarama baragasima nebukadineza ndangirije ku buhamya imana iri kunezererwa ibindi bintu byose uwo byikorera ariko tubenshi ntibarimo kugenda mu buzima bwabo n'ubukiri n'imana ngo pasiteri azobibazwa pasiteri nawe ntiyorohewe azoja kukubazwa naho wewe pasiteri azobazwa ibintu by'abacuruzi bagiye mu Mombasa aribo babikoze noneho nawe ko murayibesheje abagore bahaze n'abahungu bahaze bari za Mombasa imana izobatubaza kila goti litakunjiwa na kila mtu atatoa ripoti kwa kazi yake ngo twebwe murashaje kurusha Abrahamu ibyishimo byagiye kandi nta sindano bazo gutera y'ibyishimo ngo uyibone kandi kwishima ngo bizazongera mu buzima busanzwe ngo bizazongera iminsi yo kubaho kwishima kuza gutumuca hari umuntu uzugira ikizuru cigike ariko yagira ibyishimo abantu bose bakamukunda siko imana izidukunda iyo tutajunjabaye mu ikanisa ikabona dutahura imirimo y'Imana apana kushunshama abantu barashunjamye bamwe bameze nk'amavunzi kubera kutagira ibyishimo ntaza yisha twabanaga n'umuntu umutagaza wishaganya akavuga ngo ntihagira umuntu nkoraho ngo arambone mu ikanisa yewe nukuramwa no guhimbaza ibyishimo iyo byagushiranye kandi bene uwo muntu uzoza umuntu timukaza mushana ngo mugerane no mu mugi kutishima kuza kwandukira no kwishima biza byandukira muzi bitangaza Imana yadukoreye muri izi ntambara muzi bitangaza Imana yari mu kudukorera muzi uburyo tubayeho twebwe abanyagihugu nje sinyo haruri incura bambashije ngo se president wanyu wa Kongo azabahemba ngo se UN nizi bahemba ngo tuzatubona muhahira rimwe ifu ya kawunga n'umuti bibaho hano kuba ku baturage bafite ID y'igihugu
ntibibaho aho stock zigira bake bazi ngo abakongo bose baba muri iki gihugu ngo twishurirwa n'abaperezida runaka kubera Imana papa nta bandi baza bambara costume ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu n'impunzi zaha ntibibaho mu mategeko Imana muzamugira ngo Imana izomanuke n'amababa yayo Imana imanuke muzamushaka murasa neza ariko kwishima Satani yarabibapa ndabigaruje mu izina Karora abaririmbyi bishimye abapasiteri bishimye abayumbe bishimye abamama n'ubwo bushaje muzamugira ngo mubanze muhaguruke turebe nimushire ngo disikete turebe abamama abandi bagatungurwa bakarwara ibicure abandi bagakomereka bagahutara guhutaza Satani mu bwami bw'umwijima no kwishimira ibyishimo by'agakiza mbonye abantu babiri kuva mbayeho babiri twabanyiriye ifaranga zagaza zishira umugabo umwe yamarira ngo ifaranga zirashize yamaturi kararira yewe ifaranga ni ikibazo turi prayer mountain ya Uganda ayo ni amakuru y'uko usiza mbeshera abatuti turi prayer yamavuga ngo dusenge ngo je musengera ifaranga yamuhinga ifaranga zarashize none tugira gute abantu bafite batagira izishimo zatwishima Imana dati katwishimira ntabwo twishime kubera ko hari zatwishima furaya opo birahagije niba yishimye azatekereza imirimo y'Imana hari abantu benshi bazi ngo bagize ibibazo tukazutekereza ibibazo wagize uzuvuga ngo hari n'ibyo Imana yakoze hari ibyo Imana yakoze Satani yamara kubanyaga ibyishimo ngo twe twagize ibibazo none tugira gute tugipfusha Yobu mugabo umwe yapfushije inyana imwe mu kibuga c'inka 50 yamarira ngo neza ngo habuze ibisebe nka Yobu kubera ubunebwe tuzatwishima haleluya kwani kumukristo wazame wazayishima mu bihe usos iyo wishimye Imana izigusura iyo wishimye Imana izikugenderera mureke gumagutunda no kugeraza Yesu Kristo ari ku ngoma ntabwo tuzoba tuzogera hakomeye abana bakuri inyuma bakurwanya n'abakuvuga nabi bazosindwa twari komeye kateusha imbaraga zirwanya abanzi bawe n'abasezerano yawe ishimwe ijambo ry'Imana mashi ugira imbuto uzugenda nkuko bikwiriye ntubabuze ugenda amatambi hari imbuto uhaye wera uri mu kugenda neza yaravuze Yeremiya ngo Nehemiya aravuga ngo umurimo wacu dukora tukora habona hagaragara imirimo yose yo mu mwijima ni ya Satani ariko imirimo yacu umurimo w'Imana ukorwa ku manywa uko tugenda uko twera imbuto ubuzima bwa buri munsi twishime iminsi yose n'intwari zihungabanya ubwami bwa Satani ibibazo wagize byose bikibagirana bigatuma biba hejuru Imana idufashe kandi tugana zonge
ndiko ndaza nko gushinguka nko mu Gikongo. Igikongo ni kibamwe nk'ububandi cyane. Aho. N'uburyarya. Abakongo azayitwaza gahini hano. Kongo duteye hafi ya 90 ko kuja kugeza kwijana. Ariko nk'utwo dupurusa duke nitwo twabazima. Uvuze ukuntu kwishimira Uwiteka arizo mbaraga. Ntangarira ukuntu njewe mbayeho hano guhera 2017 kugeza none. Singira sponsor, mfite abana batandatu bariga, uwa nyuma yatangiye uyu mwaka nyine nico gihe cyari kigeze cyo gutangira. Abana batandatu biga, nanje n'umugore tukarya tukambara, tukishura inzu, tukishura gaze, n'amahuzu n'ibiratoga no kuguma gukoreraga Yesu. Turabona nshakaraye paste. Bibiliya ivuga ngo Imana ihuruka juu ya mambo. Niyo njewe niyo nzandya, niwe mukobwa wanje, niwe mushiki wanje, niwe data bukwe, niwe mabukwe. Aro muze iriya goko ba Yesu. Uvuze gute ya? Dukeneye kujya. Mukeneye kujya sawa. Bakanyaranje. Aro muze, aro. Kuri statika yo ko ba Yesu. Mumeze gute? Keneye kwishurira. Sawa. Ndayikwishurira. Nuko mbayeho. Uko mbabwiye niyo verse y'abakristo. Aho. Kubera gusa kwishimira Uwiteka. Turabona tuno dufraze twanje ngaye shahu. Pokerezaho bukeye. Naje kumenya neza. Bamwe batunzwe n'isakoshi. Aho. Abandi batunzwe n'indirimbo. Abandi batunzwe n'abana babo. Abandi batunzwe n'akana. Niko Imana yabigabuye. Yashatse ko bamwe baheka isakoshi, abandi umukasi. Ariko njewe aka kanwa Yesu yampokeje niko. Mwakire Yesu. dukomere ijambo ry'Imana. Milele abariki. Jana hata leo milele abadiliki. Yeye ni yule Mungu ni yule jana hata leo milele abadiliki. Yeye ni yule Mungu ni yule Mungu ni yule jana hata leo milele abadiliki. Yeye ni yule. Haleluya! Haleluya! Si mimi ninasema ni Baba anasema. Si mimi ninasema ni Baba anasema. Si mimi ninasema Baba anasema. Si mimi ninasema Baba anasema. Si mimi ninasema Baba
ishimwe ataraza Thank you.